Iyi ni inkuru ibabaje mu by'ukuri, aho abanyeshuri barenga 100 bahawe ibinini by'igicuri aho kubaha ibinini by'inzoka. Bivuze ko yari gahunda yo guhereza abanyeshuri ibinini bibarinda kurwara inzoka, ariko ikintu cyatunguranye cyane ndetse kiri kugarukaho cyane ni uburyo ki mu by'ukuri abanyeshuri barenga 100 baje guhabwa ibinini by'igicuri aho kubaha ibibavura inzoka. Ibi byabereye mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'abaturanyi. Birumvikana abanyeshuri barenga 100 bo ku ishuri ribanza rya Kajumbajumba ryo mu karere ka Ntungamo muri Uganda bajyanwe kwa muganga nyuma y'amakosa yakozwe n'abaganga. Bahabwa imiti ivura igicuri aho guhabwa ivura inzoka. Nk'uko byemejwe n'inzego z'ubuzima mu karere ka Ntungamo, abana bahawe ibinini bya phenobarbital bisanzwe bikoreshwa mu kuvura indwara y'igicuri no gufasha abarwayi kubona ibitotsi, aho guhabwa albendazole, imiti isanzwe ikoreshwa mu kuvura inzoka. Byibura abana 44 bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye byo mu karere, abandi bakomeza kuvurirwa hafi y'aho byabereye. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuzima muri Ntungamo, Dr. Moni Bahati, yavuze ko ibi byabaye ubwo leta yari muri gahunda yo gutanga imiti y'inzoka mu mashuri. Ati mu gikorwa cyo gutanga imiti y'inzoka cyabereye mu ishuri rya Kajumbajumba, itsinda ry'abashinzwe gukingira ryakoresheje ibinini bya phenobarbital aho gukoresha albendazole, bituma abana barenga 100 bata ubwenge. Biteye ubwoba pe. Abana barenga 100 bose bataye ubwenge kubera ibinini nyine bahawe bitagenewe indwara bakingirwaga cyangwa se bavurwaga. Birumvikana kugira ngo umuntu abarwaye cyangwa se bagiye kumukingira ku inzoka cyangwa se kumuha ibinini bimurinda kurwara inzoka bikarangira bamuhaye ibinini by'igicuri, mu by'ukuri n'ibintu biteye ubwoba. Dr. Bahati yasobanuye ko amakosa yabaye ubwo itsinda ry'abaganga ryafataga agasanduku karimo phenobarbital bakeka ko karimo albendazole kuko imiti yo kwirinda inzoka yari yashize mu bubiko. Nabyo biratangaje pe. Fidelis Kiza, umuyobozi w'akarere ka Ntungamo, yavuze ko ikihutirwa cyari ukwita ku buzima bw'abana mbere yo gutangira iperereza ryimbitse ku byabaye. Phenobarbital izwi kandi nka phenobarbital ni umuti ukoreshwa mu kuvura indwara y'igicuri cyangwa mu gusinziriza abarwayi. Si umuti w'inzoka kandi ku bana bato ushobora gutera gucika intege, gusinzira cyane cyangwa guhagarika guhumeka. Ibintu birababaje cyane pe. Nonese ikintu nibaza, amakuru aravuga ko ngo bashobora kuba bateruye agasanduku katariko, bagaterura agasanduku karimo imiti y'igicuri bazi ko ngo ari agasanduku karimo imiti ya albendazole isanzwe nyine ivura inzoka. Umuntu agahita yibaza, nk'uko biri kugenda byibazwaho n'abantu bagiye batandukanye, bati none se bajya gutanga ibinini babonaga nyine nk'abaganga, abantu babyigiye, uko biri kose bakoraga akazi nyine kabo bashinzwe. Niyo mpamvu ibinini byatanzwe n'abaganga bitatanzwe n'abarimu. Wakwibaza ngo ikinini kivura igicuri gihuriye he n'ikivura inzoka? Tuvuga ko se nibura byose biba bisa bikoze kimwe ku buryo umuntu yayoberwa ko ari gutanga ikinini kitari cyo. Abaganga bose bari muri iyo gahunda, mu by'ukuri
Biratangaje kumva ngo batanze ibinini by'igicuri ku bana b'abanyeshuri. Ibintu nyine harimo urujijo rukomeye cyane, nubwo umuyobozi w'aka karere ka Ntungamo wamaze kubitangaza. Yavuze ko ikihutirwaga kwari ukujyana abana kwa muganga kugira ngo babashe kuvurwa, ariko ubundi hagomba gukorwa iperereza ryimbitse ku cyaba cyateye iki kibazo mu by'ukuri kuri iki kigo cy'amashuri. Urumva ko atari ibintu byoroshye pe, abana barenga 140 bo bahise kubajyanwa ku bitaro byihutirwa kubera ko babonaga batameze neza, abandi bakurikiraniwe aho hafi yaho ibi byabereye birumvikana, ariko ni ibintu birimo urujijo rukomeye cyane. Biteye ubwoba pe, uko ahangaha abantu banakurizamo urupfu, umuntu ukamuha ibinini. Hari umuntu nzi bigeze baha imiti rwose, bamuha imiti itariyo birangira ahasize ubuzima. Ni ibintu bibabaje cyane mu by'ukuri. Aba baganga bagomba kuza gusobanura neza icyateye ibyo bintu. Wenda bavuze ko ngo bateruye agasanduku bibeshya ko karimo ibinini bya Albendazole bisanzwe bivura inzoka, ariko se no kubireba ubwabyo ibinini babikuye muri ako gasanduku babonye ari iby'inzoka, cyangwa mu by'ukuri harimo ikibyihishe inyuma umuntu atasobanukirwa. Ariko inzego zibishinzwe nyine hariya muri Uganda n'ubundi zirakomeza gukora iperereza nk'uko uyu muyobozi w'aka karere ka Ntungamo yabitangaje. Gusa harimo urujijo rukomeye cyane. Ntabwo umuntu yafata ikinini cy'inzoka ngo akitiranye n'ikinini cy'igicuri. Hari umuntu wize ari gukora akazi ke ashinzwe, ari ibintu yize, ngo ayoberwe gutandukanya ibyo binini byombi. Urumva ko rwose ni ibintu bibabaje cyane. Aba bana tubifurize gukira pe, bongere basubire mu buzima neza, bakomeze amashuri yabo. Urumva abana barenga 100 amashuri kuri bo yahagaze, cyangwa se amasomo pirito yahagaze, ntabwo bari gukurikirana amasomo nk'abandi. Bivuze ngo kiba ari ikibazo gikomeye. Baze nk'umubyeyi rero wohereje umwana we ku ishuri, yagiye kwiga akajya kumva umwana ageze mu bitaro, nta yindi ndwara yindi idasanzwe yarwaye umuntu asanzwe arwara mu buzima, ahubwo biturutse ku wari ukwiriye kuba abungabunga ubuzima bwe, akaba ari we umushyira mu bibazo. Ibyo bintu urumva ko atari ibintu bisobanutse mu by'ukuri. Niyo mpamvu inzego zibishinzwe zigomba kubigenzura neza mu by'ukuri, zikamenya icyari cyihishe nyuma y'ibi bintu, kubera ko birababaje cyane. Ubwo reka twizere ko Imana iraza gufasha abanyeshuri rwose bakabasha gukira. Uganda murabizi ni igihugu cy'abaturanyi, ni igihugu cy'inshuti, igihugu tugenderana duhahirana mu buryo bugiye butandukanye. Murabizi nyine ni igihugu cy'abaturanyi, abanyarwanda bariyo hariya, murabizi abagande baba hano mu gihugu cyacu. Byumvikana ni ibihugu nyine bisanzwe bigenderana umunsi ku munsi. Niyo mpamvu nyine tuba tubagezaho inkuru nk'izi ngizi zo hirya no hino, ndetse yewe tukagera no mu bihugu by'abaturanyi. Ngayo nguko rero, ubwo reka twizere ko ibintu bizagenda neza cyane. Hanyuma kandi indi nkuru iriho ni mu karere ka Rutsiro, ahavugwa umwarimu. Mu karere ka Rutsiro umwarimu arakekwaho kwiba mudasobwa ndetse n'amasahani n'ibikombe. Ariko se iki si ikibazo? Kabi gasekwa nk'akeza koko. Ubu se uyu mwarimu koko watinyutse akiba ibikombe, akiba amasahane, bimeze bite mwuka byaramwe? Umushahara ntawe yabonaga. Muri Rutsiro umurenge wa Gihango, akagari ka Kongoniri, mu mudugudu wa Mukebera, haravugwa inkuru y'umwarimu witwa Eugene ukora mu kigo cya Collège de la Paix. Arakekwaho kwiba laptop machine, amasahane 5, ibikombe 5, telefone na stamping machine. Ni igitangaza gikomeye pe. Musi amasahane 5 n'ibikombe 5, mu by'ukuri yabyibye ngo abikoresha iki kweri? Ibintu ntabwo byoroshye cyane. Biravugwa ko ibi byose yaba yaragiye abyiba mu bihe bitandukanye. Kuri ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gihango. Ngayo nguko rero urumva ko ibintu bitoroshye mu by'ukuri. Niba umuntu w'umurezi atinyuka akiba amasahane n'ibikombe, akiba mashini,
ntabwo ari ibintu byoroshye pe. Ubwo inzego zibishinzwe ziraza gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye uyu mwarimu gukora ibyo bintu, kubera ko kumva ngo umuntu w'umwarimu yibye igikombe n'isahani, ubundi wenda byakorwa nk'umwana akaba yagitwara igikombe cyangwa se isahani ya mugenzi we, bijya bibaho rwose mu banyeshuri. Ariko kumva ngo umurezi, umwarimu nk'umugabo, ndi kubona ashobora kuba ari umugabo ko Eugene se si umugabo kweri, umugabo kwiba igikombe n'amasahani, imagine, urumva ari ibintu birababaje cyane, aradusebeje ntabwo ari ibintu biba byoroshye mu by'ukuri. Kumva ngo umwarimu yibye isahani n'igikombe, wenda urumva harimo na mashine yibye laptop, ariko si ibikombe nabyo n'amasahane, kuko ibintu birakomeje cyane kugorana muri iyi minsi. Ngayo nguko rero, reka nsubikira hano, inkuru n'ibiganiro byacu birakomeje, mukomeze mugende mudukurikirana, ndetse kandi ntugende udakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu zijye zibasha kukugereraho igihe. Hanyuma kandi nanone ntabwo nasoza nihanganishije abantu baba badukurikiranye ariko batameze neza ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye. Ndabizi ko hari abadukurikirana bagize ibyago bakabura inshuti, cyangwa se bapfushije ababo bagiye batandukanye, ariko kandi nanone hari abadukurikirana bari mu bitaro barwaye, abarwaje se, abafite ibindi bibazo by'ubukene, ubushomeri, inzara ndetse n'ibindi bitandukanye. Abo bose rero ntago twabirengagiza, niyo mpamvu tubifurije kumera neza rwose, Imana ikabagarukaho ibintu byose bikagenda neza. Reka mbashimire cyane kandi ngusabe ukomeze ubane natwe, duhure mu biganiro byacu biri imbere.